Mbahaye ikaze mu biganiro byo mu Penzi TV. Ubwo mperuka kubagezaho video iki gihe nababwiraga icyo wakora kugira ngo ugorore amafu mu kazi, nababwiye ko nzabagezaho utuntu duto cyane dutwara amasegonda make cyane wakora bikagufasha kutananirwa cyane mu kazi igihe wicaye umwanya munini, igihe ufite akazi kenshi ubona utari bushobore no guhaguruka wumva mbese udafite akanya na gatoya. Nakubwiye ko nkuha utuntu tutu exercice ukora mu masegonda makeya kandi bigatuma ukomeza akazi kawe ukagarura amafu ukabungabunga n'ubuzima bwawe. Twagiye. Urabizi iyo umuntu yicaye umwanya munini cyane mu kazi, urabizi ukuntu unanirwa, ukuntu wumva mbese hari n'igihe ushobora guhaguruka hashize nk'amasaha menshi ukumva udashobora gukandagira. Ni ibi rero nshaka kukwereka. Icya mbere, ubundi umunsi wawe utangira mu gitondo cya kare. Narabibabwiye kuri video zanjye uzazirebe, utangira mu gitondo cya kare. Umunsi wumva uri butange umusaruro, umunsi utanga umusaruro ubundi utangira mu gitondo cya kare. Icya mbere ubyuka kare. Muri video yanjye narabiberetse niba warananiwe kuzinduka uko wabigenza kugira ngo ushobore kuzinduka. Ubyuka kare, wamara kubyuka kare ugakora utu exercice. Njyewe iyo mbyutse nkora utu exercice tworoheje, nkora yoga, ubundi nkoga amazi akonje. Namara koga amazi akonje nkanywa n'amazi ashyushye, bien sûr amazi ashyushye ndayanywa buri gihe mu gitondo. Ubundi nkaza ku kazi kanjye, nkagera kare cyane, ntangira akazi saa moya, nkagera mbere ya saa moya ziba zitaragera, nkategura mbese uburyo ngiye gutangira akazi. Hanyuma nkakora akazi kanjye. Icya mbere nanone gitanga umusaruro, urabizi ni ibiro byawe biba bitunganye. Byose narabiberetse ukuntu mutunganya ibiro byanyu kugira ngo bitabatera stress. Hanyuma ikindi nacyo ugomba kwitaho nk'abantu bafite printer cyangwa se imashini isohora impapuro hafi yanyu, mwirinda kuzishyira hafi yanyu cyane ku buryo niba muprintinze nk'akantu byabafasha byibuze gukora aka exercice gatoya mujya gufata urupapuro. Murabona nk'uku ngewe ukuntu aho imashini iri naho nicaye, aho imashini iri ni hariya, naho nicaye ni aha ngaha. Iyo mprintinze urupapuro ndideplasa nkajya kurufata. Cyangwa se ikindi mugomba kwirinda ni ukugendesha intebe, ni ukugira akamenyero ko kugendesha intebe ko kudahaguruka na gatoya. Usanga abantu bamwe na bamwe niyo baprintinze urupapuro n'iyo printer n'imashini isohora impapuro iri hariya hatari hafi ye cyane, usanga agendesheje intebe gutya, akagera kuri printer. Ntabwo ari byiza. Biriya ntibigufasha kuko n'ubundi ukomeza wicaye. Ariko iyo uprintinze nk'agapapuro ugahaguruka ukajya kukazana, bigufasha kuba ukoza aka exercice gatoya, nako karakuruhura igihe ufite akanya gatoya, igihe wumva ugomba kwicara umwanya munini cyane, biragufasha guhaguruka. Ikindi wakora usibye n'ibyo byo guhaguruka, hari n'igihe waba wenda utari busohore urwo rupapuro, ariko wenda wicara umwanya munini cyane, ugomba gukora umwanya munini cyane. Icyo ukora ni iki? Urumva umaze umwanya munini cyane wicaye, icyo ukora ni iki? Ukora utu exercice dutoya dutwara amasegonda makeya, wenda ukagira gutya. Ibi ubikora gute? Urabanza ugasinzirizaho gato, ugahumirizaho gatoya, ubundi ukasa nk'usubije umwuka inyuma, ukajya utya, ukajya n'urundi ruhande. Ibi biragufasha uruhuro, wumva ubwonko bwawe bwongeye bugaruye amafu, bikagufasha kongera kugarura, mbese ukumva ugaruye imbaraga zo gukomeza akazi. Ikindi ukora, ushobora guhaguruka ukagendagendaho gatoya, ukarambura amaguru ho gakeya. Utu ni utuntu duke cyane, dutoya cyane dutwara amasegonda makeya, tutakubuza gukora akazi kawe
kandi ugakomeza akazi kawe neza, ubuzima bwawe bubungabunze kandi akazi kawe ugakora neza ukagakomeza neza, kuko deja uba wamaze kumva wagaruye amafu mu mutwe, wagaruye n'akabaragaho gakeya, wumva ingufu zagarutse, ukongera ukicara ugakomeza akazi kawe. Ibi ubikoze ushobora no gukora utundi tu exercice, si ngombwa izi ngizi nakweretse cyangwa iki, wumva utu exercice twagufasha kandi tutwara amasegonda make cyane, ntitukubuze gukomeza akazi, ahubwo tukagufasha gukomeza akazi kawe igihe wumva uri bwicara umwanya munini, igihe ufite akazi kagusaba kwicara umwanya munini cyane udahagurutse. Ikindi, ibi nabyo niyo waba uri mu kazi ako ariko kose, waba uri umuyobozi cyangwa se waba uri umuyoborwa cyangwa se uri umucuruzi, aho wicaye mu kazi kawe, bigusaba ibi nabyo wabikora bikagufasha kutananirwa cyane mu kazi, gutanga umusaruro uhagije. Iyo akazi ako ariko kose waba ukora bigusaba kwicara umwanya munini cyane, uba ugomba kugira utu exercice, utwitozo dutoya ukora dutwara amasegonda makeya, bikagufasha gukomeza akazi kawe kandi ugatanga umusaruro uhagije, ukabungabunga ubuzima bwawe. Ikindi utakwibagirwa ni uko niba wenda nk'urugero, niba tuvuge ugiye gutegereza umuntu, uragenda utinde wenda umutegereje, iyo utinze umutegereje nabyo ntabwo uhagarara kandi umwanya munini utabuja, ntabwo ari byiza. Iyo utegereje umuntu wenda ukabona ari butindeho, ugatinda nk'amasaha nk'abiri cyangwa iminota 30, si byiza guhagarara umwanya munini ahantu hamwe, urabuja ukabuja amaguru, cyangwa kandi ikindi ni ukuruka guhagarara udafatanyije amaguru. Nabyo iyo utegereje umwanya munini, iyo uri utegereje nko kuri bisi cyangwa se utegereje umuntu, ntabwo ugomba guhagarara umwanya munini ufatanyije amaguru. Uhagarara urambuye amaguru gutya utayafatanyije, bikagufasha kutananirwa vuba kandi bikagufasha imitsi yawe kutaruha vuba. Ngibi ibyo nashakaga kubereka, nari nabemereye muri ya video nababwiraga uko mwagarura amafu mu kazi kanyu. Ibi nibyo nari nabemereye kubereka icyo mwakora. Ngibi rero mwabibonye, ndizera ko mwese muzabikurikiza. Ikindi kandi, niba hari ibyo ukora kugira ngo ugarure amafu, kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe kandi ukomeze akazi kawe neza igihe wicara umwanya munini, nawe ubitwandikire muri comment ubitugezeho, kugira ngo tubisangize n'abandi, twese tugende dufashanya gukomeza akazi kacu kandi tubungabunga ubuzima bwacu. Ngaha rero naho utaha.